Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje. Uwiteka abishimire. Reka amahoro Imana itanga abane namwe. Kristo ni umwami, Kristo yarazutse kandi ni muzima ku bwacu. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu bita kwizera. Kwizera ese bituruka hehe? Si ukwizera nko kwizera gusa, ahubwo ni urugendo ruba kugira ngo umuntu yizere. Kugira ngo wizere no mu bintu bisanzwe, kugira ngo wizere umuntu ni uko uba umuzi. Kugira ngo wizere umuntu noneho urenzeho umusaba ubufasha ni uko uba umuzi, kandi kugira ngo umumenye ni uko hari umuntu waramukumenyesheje, cyangwa se hari inzira muba mwarahuriyemo ukamumenya, ukamenya yuko akomeye, ukamenya yuko ashoboye, ku buryo uza kuzamushakishaho ubufasha runaka. Rero kugira ngo umenye umuntu nabwo hari umukumenyesha, cyangwa se hari amakuru akugeraho amwerekeyeho. Aha rero reka twerekere mu butumwa nyirizina, twerekere kuri Yesu kugira ngo umumenye byanze bikunze hari aho muhurira, cyangwa se hari umukubwira. Hari ubutumwa bwa Yesu bukugeraho ukamumenya, ukabona kumwizera, kuko ntabwo wakwizera umuntu utazi. Cyangwa se mugahura wowe ubwawe mbona nkubone, mukihurira ukamumenya imbona nkubone, ukamwizera, hanyuma ukagendana nawe ibihe byose. Rero uku kwizera, hari benshi bari kwibeshya ko bizera Kristo, hakaba benshi bari kwibeshya yuko basenga Imana, hakaba benshi bari kwibeshya yuko bamenye Kristo, ndetse hakaba na benshi bibeshya ko bavugira Kristo. Ahangaha ngira ngo muri kunyumva. Hari abantu benshi bizera, cyangwa se hari abantu benshi bibeshya yuko bizera Kristo, cyangwa se basenga Imana binyuze muri Yesu Kristo, cyangwa se batumwe n'Imana. Abangaba bo noneho by'umwihariko barimo barayobya benshi. Yesu nashimwe. Buriya iyo wahuye n'umuntu uramumenya. Noneho by'akarusho byo, Yesu iyo mwahuye niwe ugutuma kugira ngo ujye kumuvuga hose. Iyo agutumye ntabwo ari we wijyana, ntabwo ari wowe ujya gufata abantu ku ngufu, ntujya no gushyiramo ingufu zawe zose ngo ubemeze uwo Yesu shwida. Aguha umwuka we wera. Umwuka wera niwe ugendana nawe, ukaba igikoresho, wavuga ubutumwa, Mwuka wera akikorera akazi ko kwemeza abantu ibyaha no kubumvisha bwa butumwa, bakizera, bakamenya Yesu, noneho bagatangira nawe kumuvuga, cyangwa se bagatangira urugendo rwo kugendana na Yesu. Ikibabaje rero muri iyi minsi, hari abitumye benshi, hari abihaye ubutumwa benshi batigeze bahura na Yesu, batigeze bahabwa ubutumwa bwiza. Nibo bari kugenda bayobya intore z'Imana, nibo bari kugenda bayobya, babera intaza abakwinjiye, bagatuma bakwinjira. Abo ngabo nibo barimo gukora amabi, nibo bari gutukisha izina ry'Imana, nibo bari gutukisha abakozi b'Imana, bagatuma bose bavuga ngo ni babandi. Mwene data rero ndagira ngo mubwire ngo kugira ngo umenye Yesu hari uzamukubwira, kandi ushinzwe kugenzura ngo ese uyu muntu koko ni intumwa ya Yesu cyangwa ni iya Satani. Kuko burya abami ni babiri, ni Yesu cyangwa ni Satani. Hari umwami w'umucyo, ni Yesu Kristo, hari umwami w'umwijima, ni Satani. Rero birasaba kugira ngo umenye uyu muntu ninde urimo kukubwira ubutumwa, ugatangira no kubukemanga.
ijambo ry'Imana riravuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Uzamumenyera ku bikorwa bye, kubera yuko burya iyo bavuga ngo umuntu ni icyapa, ibyo bavuga ngo umuntu ni iki, niba uri intumwa ya Satani ibikorwa birakugaragaza. Yesu nashimwe. Reka rero mbabwire ngo tumenye abatumwe n'Imana, abatumwe na Yesu, tubashe kubatandukanya n'intumwa za Satani zirimo kuyoberanya muri iyi minsi. Ikindi kandi ntago nk'uko ijambo ribivuga, ntago Satani yirwanya, kandi nta muntu ukorera abami babiri, ntawe ukorera Yesu ngo akorere na Satani. Icyo nacyo mugomba kukimenya. Rero ndaburira abantu bari mu kuyobya abantu b'Imana, abantu bitumye batahamagawe n'Imana, bari kugenda bayobya abandi. Uwiteka arimanukiye, Uwiteka araje, kandi umurimo we azakomeza kwemera yuko wangizwa n'aba bantu bihamagaye. Reka rero mbabwire bene data ngo Uwiteka abahe umwuka wera, Uwiteka abahe umucyo we, mubashe kumenya neza Kristo, mubashe kwizera neza Kristo, kandi mubashe kwambaza cyangwa se gusenga uwo muzi koko, uwo muzi gukomera kwe, uwo muzi ubugwaneza bwe, uwo muzi imbaraga ze, uwo muzi ko abarwanirira muri byose. Ijambo ry'Imana mu Baroma ritubwira yuko ngo umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko se wamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari ntawe ababwirije? Kandi babwiriza bate bataratumwe? Nk'uko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Uvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, iyo abuvuga imitima irasanwa. Iyo abuvuga abatentebutse barasanwa, imitima yahabye irongera igasubira mu gitereko. Ntabwo rero uvuga ubutumwa bwiza abuvuga ngo bukemangwe, kuko aba ari kumwe na Mwuka Wera. Nibyo twavugaga mu kanya. Uwatumwe ni uko nguko bigenda. Rero kubera yuko abataratumwe bamaze kuba benshi, niyo mpamvu abizera bari kugenda baba bakeya. Niyo mpamvu abambaza Kristo by'ukuri babuze. Niyo mpamvu abizera Kristo ari bake. Reka mbasabe bene data kugira ngo dukanguke, twongere tumenye Yesu wacu, twongere tumwizere, hanyuma tubone gukomeza kugendera mu nzira y'agakiza. Data, ndagushimiye kubwira ijambo, ndagushimiye ko ugiye kuvugana n'ubwoko bwawe. Ndakwinginze kugira ngo umenyeshe abantu intumwa nyazo, ubahe guhumuka, ubahe gufungura amaso yabo, ubahe ndetse n'ubwenge kugira ngo babashe kurobanura abatari intumwa zawe n'abatumwe na Satani. Kandi ndakwinginze kugira ngo wongere ugarure kwizera mu bantu, abantu bizere, bareke gupinga abari bo bose ngo bavuge ngo ni babandi. Reka Mana wikorere umurimo wawe, reka wongere imbaraga abakozi bawe, kandi ukomeze kubasiga amavuta, gikundiro ndetse n'igitinyiro muri iyi minsi mibi turimo. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, mbigusabye. Amen.